Guys, nizere ko mumeze bom. Ni Natasha wanyu agahuyu matirisi y'ubutuna ubushita. Guys, ndagira ngo mbabwire ngo nkeneye urukundo rwanyu apana ibintu byo kunzana agahuyu ubutuna ubushita. Mukore subscribe, share, comment. Guys, namwe mbone ko nyine channel kuzamuka kugira nzajye mbahereza n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Guys, dutangiye gutya rero. Dutangiye mfite abashyitsi babiri bihebye bafite imbwa y'inzara. Yindi bagira no mumara barayura mbadafuza ati suba ndakora iki ndabareba nkurakunda mbona afite umudije ariko wabaye muto yabari ibibazo ndatekeza navuga ndakora iki mbakoze kuri gasaza kanye nkareba mu maso karavuga ati ndi kunagana ijambo kunagana yarivuze rero biba bikomeye bitangira mu gikoni ndavuga nti ibintu kabisa nagari sawa mbanzanye inyama mbanzanye ibirungo mbambiretse umunwa w'ifi umunwa rwose mbabona umeze nk'uwa kara gasaza kanje mbahitishamo hagati hitamo vuba mbere ko tungiye kubakora ati ngiye mpisemo viandasha brother bati mpisemo ifi navuga ni byose ndabibatekera umva umunyiginya kazi ndabibatekera nta mikino mbandabizanye mbaneguye ibirongo ngibi bari bameze nabi bashaka kumburanya hagati mwitone mfata serenda zikata nabaye mbahaye agafanta ngo babe banywa batamfira mu maboko ubwo ndakata serenda kata ndazikata ngo kubisetsa gumutse uri kurya ko bareba igitwe cyifi bakavuga ati ntarebi nubwo tumeze nabi mu kanya turitamo uyitwa rero Jadon umushiti wacu abarebye ukuntu maze gukata ibirongo aravugira turi kugira vuba mbato twase tugira mu gikoni mfata za viandashi nzishyira mu mavuta. Guys, mureke dukomezanye abantu mutazi guteka mugomba kumenya iki guteka mugomba kujya mutekera abagabo banyu ibiryo biryoshye abasheri banyu inshuti zanyu ku buryo urugo rwanyu rugomba kuzajya ruba nyabagendwa bakizemo tungurusumu muri viandashi ndagaragura mva tugomba kujya tubana mukanandika muri comment mukambwira ibindi bintu mukeneye nkabibakorera mukambwira nibyo mwifuza ko nabatekera ko ni mwebwe nkorera bashu brother banzaniye ibirungo arambwa atakira ari kugire vuba turi gupfa twumva amara yambaye bose mbambishyizemo arambwa ati kuri gushyiramo bike ibindi wabibikiye arambwa ati peti ntago nyigisha guteka we nize guteka utaravuka mbambishyizemo akora nashyizemo pavuro ziringaniye ibitunguru biringaniye ndagaragura za viandashi zari zimaze gufata irange batutsemo inyanya uko mubona bakizemo royiko ndagaragura ntabwo nashyizemo royiko nashyizemo pilau masala mbega imbogo noneho mwari kuncamo kabiri mbakizemo na tomate ndagaragura ubu rero ndabizi murimo kwibaza Natasha yaragiye guteka ibiki mbafashe umuceri mushyizemo nashyizemo pilau masala niyo nashyizemo cya gihe ibirungo ntabwo nabashe kubigaragaza mbakizemo umuceri mpita kiminjaho udusereri barapfundikiye nk'uko mubibona birabizi nabyo byari bizi ko abantu bashonje byabiraga nk'ibihanzwe bandapfundikiye bari bambwiye ati jya kureba aho bigeze umuceri wahiye urabona ni umuceri usa neza ufite gu uryoshye urimo ibirungo byinshi nuko ibirungo ntigeze mbasha kubigaragaza muri kamera ariko mwe muzajya mumbwira ukuntu nzajya mbikora muri comment abashu mbanagarutse muri salo ako nsanga barakihebye mutipe rero agira inda nini ubwo rero iyo yihebye ubwanwa burahagarara satana akazura umurizo aba ari ibibazo radio yashonje nta mahoro umuntu aba afite muri uru rugo nuko ko nanjye nari nihebye ndafasaba abantu baranshishamo ijomba mbacane agateleviziyo ngo mbabeye dore urukundo rwanjye dore shokora rero Fiona thank you so much izi shokora bari bazitwoherereje zavuye muri haryo ubwo ni hehera igihugu ndakibagiwe nuko muri Norway ubwo rero urukundo rwanjye ruba ruseye inyanya arazisya koko akazisya kajya mbwa ate biyenze gute zisike zinoge cyane cyangwa mu rugero bahita basinzira kubera imbwa y'inzara bari bafite bagenzi barasinziriye Jado mponyera pfuye navuga ati ibintu ntibishoboka barashyizeho amavuta he mu munota umwe urabona ko n'ifi nzikuyemo ndavuga ati abantu barampfana Jado ati ndahati ibirayi nata utitwaza ngo ibintu wabikoze wenyine dore none umushefu adanje mu mujyi yahataga ibirahita nakati ifiriti tuba tumaze kubironga tuba turabironze ariko mbego muca murenze baze umuntu uhata nakata tuba dushyize mu mavuta ibyacu ntibitinda dushyiramo agafiriti
bari bameze nabi, inzara ibamereye nabi, ubona ko yageze mu magufwa no mu misoko. Guys, hari igihe ubona ukabona amatirisi z'abantu ziraregetse pe, no nk'abagabo basonza nabi. Guys, urabona yafi nayikoreka kagasosi gakeya ko mu bitunguru, kubera yuko Jado brother n'urukundo rwanjye ntago bakunda ibintu nyine byumagaye. Jado dore amaso yari yatuka arimo kuri gatimino, dore nanjye mabyinnye amapiyano Kilimanjaro Kilimanjaro ndavuga ati kambabyine mbashukashuke byibuze ndaye ko batinda. Ibiryo byari bihiye, Jado aravuga ati nge si mwene muzo sindisha ifoke, afata intoki arabyataka. Dore musaza wanjye atangiye guseka, batangiye guseka. Dore Jado inzobe yabaye inzobe kandi mukanya ari igikara. Dore gasasi kagikara kagati baguhaye byinshi ko nabi nanjye ntabwo. Dore ibiryo nabahaye urabona rwose bameze neza. Ngiye kujya mfata igihe ntumira umufana wanjye hano mu rugo aze mutekere mugaburire. Dore umusheri wanjye yaryohewe, we rwose ntagajya mva inzara yarayikontorora, abarisha ifoka atuje. Ngiye nari ndi kurira mu isafuriya navuga ati ibintu by'amasahane reka baba baraganiye bibaye neza. Guys, bye, ciao ciao, mukore subscribe, share, comment.